nizere ko umeze neza cyane, nizere ko kandi ugenda uhirwa n'ibyo ukora bya buri munsi. Ni Fabu TV Rwanda mu kiganiro The Cruise Show, tugenda tugaruka ku makuru y'abasitari, amakuru agezweho mu Rwanda, amakuru abacicikana hanze yarwo ndetse no muri Afurika muri rusange. So ni byinshi cyane tugenda tugarukaho, ugenda ubana nanjye The Five as usual kama kawaida. So guys, ngira ngo ni uwitwa Ngabo Medali ejo bundi nibwo harimo aserebura ko indirimbo yitwa Story, Story yujuje miliyoni 100 za views kuri YouTube, man nagahigo kabisa, nagahigo, dufite abahanzi benshi hano mu Rwanda, abahanzi benshi hano muri East Africa, bakomeye, but kugira ngo uzabone umuhanzi wigondeye umuhanzi wigondeye abo ba views, iyo viewership, so ni ikintu avuga ko kiri hejuru cyane, ntushobora kukirengagiza. So ngira ngo ni kuri kwitwa Ngabo Medali cyangwa se Meddy, navuga ko personally man kabisa twicaye kandi twize. So yabigishije ni Bruce Melody, navuga ko wamaze witwa Ngabo Medali, ni Ngabo Medali wamaze kuzamura urwego, Ngabo Medali wamaze guca uduhigo twinshi cyane, harimo no kuba indirimbo ye igeze ku rwego abanyarwanda badashobora gutekereza. Kugira ngo ni indirimbo nyinshi zagiye zikundwa, zagiye zigira urwego runaka, ubona ko hari aho zageze, haba kurebwa, gukundwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, but kuri Ngabo Medali, guys, ni kimwe mu bintu bitandukanye n'ibindi byose, ni kimwe mu bintu ubona ko byihariye, bitandukanye cyane, bifite umwihariko. Nahoze mbona hari abahanzi benshi hano mu Rwanda bagiye bakora indirimbo nyinshi, ariko zikanakundwa, abantu bakazibyina bakanazishimira, but kuri miliyoni 100 ni kimwe mu bintu navuga ko ni umwihariko wa Ngabo Medali, ni n'agahigo bishoboka ko kazaca bakeya mu Rwanda, bishoboka ko kabisa abazakageraho ari bake. So ni bake cyane, ntago twavuga ko of course bizakunda, ariko si vuba mbibona. Dufite ba Bruce Melody, usanga indirimbo zabo zari muri miliyoni 40-30, nabwo ni nkeya cyane, ubundi mu busanzwe ni miliyoni aho ngaho 20, cause mu Rwanda niba dufite wenda na miliyoni 13 mu Rwanda, ari igihugu gituwe na miliyoni 13, ukagereranya na biriya bihugu bindi biba bifite wenda abaturage benshi, then wibaze ko wenda uwitwa Ngabo Medali miliyoni 100, byumvikana ko atari target audience ye, atari abanyarwanda, cause abanyarwanda nta na kimwe cya kabiri, nta na kimwe cya gatatu, nta na kimwe cya kane. So tubona ko rero ari rwa ruhare rw'umuhanzi wa muziki we watembeye ukarenga Kigali, ukarenga East Africa, bimwe njya kuvuga buri munsi. So ubona ko ni wa muziki watembeye, wagiye warenze rwa rwego dusanzwe tumenyereye rwa hano mu mujyi wa Kigali, rwa hano The Ben yakoze indirimbo yatwitse, yakunzwe, ariko batweya in Kigali. Ngabo Medali ubona ko afite umwihariko, afite population ngari cyane, afite babahanzi niba abahanzi bamwe baba badatargetinga igihugu gusa, nicyo bita kuba international, nicyo bita kuba superstar, nicyo bita kuba kuvuga ko umuhanzi ari umwe mu bahanzi mpuzamahanga, cause ntushobora kubona abahanzi benshi muri East Africa banakunzwe, biragoye ko wabona ko bafite izi viewership. Ni kimwe mu bintu biri hejuru cyane kabisa. Navuga ko ku bantu bakunda umuziki, ku bantu bazi iby'umuziki neza,
Ngabo Medali kabisa kabisa, kongs ku bakunzi b'umuziki, kongs ku bantu bafasha Ngabo Medali mu bikorwa bya buri munsi, haba bakora music production, abakora mixing ndetse n'abakora na marketing, wenda muri iki gihe bisa naho byahindutse, like umuhanzi ashobora kudakenera abantu benshi cyane cause of social media, akaba yagira abantu runaka akorana nabo, sibyo, agira abantu runaka akorana nabo, abantu bakorana buri munsi ariko bake, na social media ikaba ihari, then ariko abo bahari nabo hari rero baba bafite, hari umumaro runaka baba bafite kandi munini cyane. Ngira ngo ni the band witwa Ngabo Medali wanamaze kugaragaza ko kabisa byagorana ko wabona undi muhanzi wamwigerezaho, byamaze kugaragara ko hari urundi rwego afite, indi level runaka iri hejuru, babihakana cyangwa se babyemera, niko biri. Ngira ngo ni Ngabo Medali, twiteze ko kabisa akwiye kongera kudukorera indi ndirimbo igaca kandi igahigwa nka Series. Ni byinshi cyane rero tugenda tugarukaho, byinshi cyane tugenda tumenya buri munsi, tugenda tubana nabyo bya buri munsi. Ngira ngo ni Vac TV Rwanda, ikiganiro cyo nta kintu The Cruise Show, tugenda kuri byinshi cyane, reka mbwire ngo Jabbers.